bose ntibakizira ntiyavutiye mu bitaro cyangwa mu mavuriro meza ntabwo igeze mu ishuri ubwo mube mubone imitozo ntiyaraye muri beso cyangwa igitanda cyiza nuko yabaye umubashi aderezi zayagiraga ntiyabaye mu nzu nziza ariye cyangwa iyo gukodesha ibyo byose turerekera none kimwe yagezeho nyamara yavutse nk'abandi bavukira amezi 9 yabaye urugero rwiza rw'ibihe iteka ryose yabaye umuziranenge kugira ngo dukize urubanza uwitwa Yesu yakozwe kera ubuhanuzi n'ibyanditswe yabyirutse ari umunyamibabaro wamenyereye ibimba ntiyakunzwe n'ab'isi ariko arabakiza ntiyatunze imodoka ntiyagenze muri rifuti nyamara inshuti ze zose yabashaga kuzigeraho abarwayi arabakiza abapfuye arabazura ntabwo igeze idurira ku rugendo rumunaniza ibirenge bitajya ubutumwa ntibyigeze birambirwa impuhwe no kugira neza nibyo gusa byamurangaga yemeye gupfa ku musaraba agakiza karaboneka ibirenge bijyanye ubutumwa ntibyigeze birambirwa impuhwe no kugira neza nibyo gusa byamurangaga yemeye gupfa ku musaraba agakiza karaboneka iwe buriye uruta hose iwe gitambo kitagira inenge uwifuzwa ibihe byose yarazutse tubona ubugingo reka tumwigire nawe papa bituzahera inzira z'ubuzima bwanjye ni wowe uzizima yabuka nabayeho ni wowe wabiteguye mabi ubuzima bwanjye bwose bufite mu biganza byawe buri wese azabure dushimete turangurure dushime navuga iki umushime mabi ineza yawe ugirira birondorwa oya ntisobanurwa na muntu urukundo watugaragarije ruradutangaza akiri icyubahiro cyawe mabi twanyuze icyawe
atitaye umwami uruho guhimbaza mukiza iteka ugukorera ntibikoje isoni yandarahiye imbaraga zanjye mfite zazigukoreshereza kandi bitaze rwose boneze nawe gukiza wanjye nanjye sinzatezuka kuboko rera nabonye iki ngo ngushime mwami ineza yawe ngirira irondorwa oya risobanurwa na muntu urukundo watugaragarije ruradutangaza akiri icyubahiro cyawe none twanyuzwe n'ibyawe chunguyeho mahagiye gushima kwacu mwami we wadukoreye ikibitandukanye muri uyu murimo ngo ntacyo twakora wabashimira cyawe ibyo wadukoreye gusa mwami aratujari yote ikwake
yote ikwake Baba wa rehema.
Amen. Bande bavuga ngo amena. Abigishwa bari mu nyanja indiriza Rushenyi, abo wabyaje ubutumwa bwiza i Burundi turagukumbuye. Amen. Abo ni abambere. Undi yanditse ngo mwabaririmbyi mwe, murabona ko Rushenyi afite byinshi byo kubaganiriza, mwamushakiye umwanya. Ubutumwa ndabutanze. Uwa gatatu yanditse message isekeje cyane mu kinyarwanda cy'iki gihe. We yanditse ngo mwakoze cyane, yego ngo mwakoze cyane, ngo igitaramo cyaryoshye, ngo turimo turabakurikirana, ngo na Musona arimo araducanga mu turungo. Abantu bacangwa mu tuntu rero tw'uturungo ni ibibazo. Dufite abantu badukurikiye bari Uganda, hari abantu bashimye ko ari umusamariya bavuga ngo mubirimo neza, hari abantu bashimiye korari abijuru bavuga ngo hejuru cyane, ngo sinzi hejuru cyane icyo bisobanura. Abisi bo bavuga hejuru cyane, bafite ibyabo bavuga, ariko twe hejuru cyane tuba turimo kuvuga ko gahunda ari mu ijuru. Reka rero abagiye batwandikira Imana ibaha umugisha, harimo n'umuntu watwatse kuri YouTube watubwiye ati ntago nabashe kuza, ariko muze kudufasha kuduha nimero tuza kuza gukoreraho. Abayobozi ba korari mu kanya baraza kumfasha kugira ngo abantu badukurikiye batangire kugenda bafite amakuru, ndetse n'umuntu uri kuri YouTube channel atangire yandikire abantu abaha amakuru y'impamvu ziduteranyije hano mu buryo bwanditse. Imana rero ibaha umugisha. Bangahe bavuga bati korari abahamya Imana yabahaye umugisha kandi ikomeza kubaha, tubateza amatwi rwose. Imana ibaha umugisha. Abahamya namwe mushyikizwa ukizura kumeye bigaragaje ahawe aho rukomeye uranesha, natwe tuzamuye amajwi yacu tuti urera. Nahogeki mu gushime nabi, ineza yawe ugirira nirondorwa oya risobanurwa na muntu. Urukundo watugaragarije ruradutangaza, akiri icyubahiro cyawe mwami, twanyuzwe n'ibyawe. Navuga iki
ibyiringiro icyizere cyabaye igume imitima yuzuye nk'inguma barihebye ibi bihe dusohoremo si byo kudamarara ni ibihe twirasa ko bizabisimbura ese ukeneye kubwirwa ijambo riyisana ndabonemo wowe ijoro ya byose ari Imana Imana nyir'ububasha kuva kera na n'ubu imigambi yayo menya ko idukunda ikiduhetse witure ibyawe biturize ubu n'abagamiwe umwambaro yambitse umwambaro w'ubwoba ibihe bibi turimo aho imbaraga z'umwijima zikomeje kuganza umubiri niko bwije ejo buzajyana ayahe ese nk'ibi bisigaye by'imperuka byaba bidusohoreye ibyo koko iyo haramutse umucyo umenya ko izuba riri buve kandi haramuka habonetse tukamenya ko imvura iri buve turateganya nyamara si hamwe hari igihe bihinduka ibyo turebesha amaso ibyo twumva bitwumvikaho kwambaro ubwoba tukiheba tujye twibuka ko Imana ntakinanira kandi burya iyo imbuto zisheje tumenya ko isarura riri bugufi iyo ngira umuntu aramuka tumenya yuko igihe cyo kwibaruka gisohoye ibi bihe nabyo ibimenyetso birihe uramawe amaso wihundikira utegereje ko amubirindiro shikama wiganguruzwa kumakumana iri bugufi ndabonemo wowe ijoro ya byose ari Imana Imana nyir'ububasha kuva kera na n'ubu imigambi yayo menya ko idukunda n'ikiduhetse witure ibyawe biturize ndabonemo wowe ijoro ya byose ari Imana Imana nyir'ububasha kuva kera na n'ubu imigambi yayo menya ko idukunda n'ikiduhetse witure ibyawe biturize witure
Imana ibaha umugisha korara abahamya. Iyi ndirimbo yasohotse ari muri Covid, imitima y'abantu yari iri mu kirere, uretse ko abantu bibagirwa vuba, ariko iyi ndirimbo yakoze akazi. Abantu iyi ndirimbo yakozemo akazi, ikiganza hejuru cyane. Imana ibaha umugisha. Hari umuntu watakaje imfunguzo z'imodoka, umuntu watakaje imfunguzo z'imodoka aza ndebe, ko mbona mutangiye kunyeganyega se mwese mufite imodoka. Hari abantu barimo gusaba indirimbo ariko ziraza kwerekera mu gice kindi. Reka mbibutse ko mu gihe turi hano turi muri gahunda ya korali abakurikiye Yesu, gahunda yo gushima Imana mu buryo 32 bwiza Imana yabahaye kwishimamo, kandi bakaba bamaze igihe bitegura kugira ngo bashime Imana ku mugaragaro, ndetse bafite n'umushinga bashyize imbere y'Imana. Uyu munsi rero uwo mushinga baje kuwushyira imbere y'abana b'Imana. Umwana w'Imana wese ufite umurimo w'Imana ku mutima kandi akaba atifuza kubyina mu byo atagizemo uruhare, uwo wese yiteguye kuza kugaragara mu kanya. Imana ibaha umugisha. Araje nigeze kujya kuvumba indirimbo y'Imana nitegura kubatizwa. Yari indirimbo y'abakurikiye, yari indirimbo yakorara abatwara mucyo, yavugaga ngo Hoziyana. Abamina bashumba baje kumuramya. Nakundaga ikintu cyitwa baze, nibwo nari nkiva mu bisilamu. Nakundaga abantu bageraga kuvuga ngo Hoziya, Hoziya, Hoziyana. Umva, aho hantu nari ndimo kuvumba batekaga amasambusa y'inyama. Ariko nkaza mvuga ni aba bantu wazabanyereka rwose. Ariko Imana nta kidakora, abari kure yatwegeje hafi. Ubwo abari hafi mwe mwari mwarabonye amahoro. Imana inkura ku ntebe z'inyuma nicara kuzo hagati, nicara kuzimbere, birangira ndi ku ruhimbi. None ubu ndi inshuti magara ya korali abatwara mucyo. Kuririmba kwabo rero biranezeza, kuko ntago bameze nk'aya makipe y'imipira y'amaguru. Umupira w'amaguru umuntu asazira imyaka 30, wazaza uswata penalty bagahita bakuvuma, ugataha mu rugo ugasanga inzu bayitwitse. Ariko icyo nkundira mu Mana, Imana yo yagusiza amavuta urinda usaza uvuga bateze amatwi, mukina mu ikipe nziza itazatsindwa. Imana ibaha umugisha. Abari babakumbuye ibiganza hejuru cyane, tubahaye ikaze. Imana ibaha umugisha muri iki gitaramo. Abatwara mucyo, Imana ibaha umugisha. Murakoze.